Yesaya 53 yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yarasuzugurwaga ngo umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Nukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje ngo akubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacubitiwe, yashenjaguwe gukiranirwa kwacu, ikihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyira gukiranirwa kwacu. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajanye kubagwa, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwa iteka nibyo byamukuje mu bihe byamukujeho. Mu bihe bye ninde witaye ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko abambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburiganya mu kanwa ke, ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitabwa igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azatuma ibyo Uwiteka ashaka bisohozwa neza n'ukuboko kwe. Amen. Turaza kuganira Yesaya, abantu bose barayizi. Iyo tuvuga, tuba tuvuga imibabaro ya Yesu n'urupfu rwa Yesu, kandi iyi niyo teme Bibiliya yose uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, igira teme yo gucungurwa ku mwana w'umuntu. Yose Bible yose ifite teme imwe, c'est la rédemption, gucungurwa ku muntu. Yesaya iraryoshe, Yesaya ni nziza, ndarekomanda abantu no kuyifata mu mutwe, la méditation, kuyimedita, mukayiririmba, mukayifata ku mutwe. Kuko iravuga, kandi Yesaya ni umuhanuzi ukomeye, bamwita umuhanuzi wa Mesiya. Yahanuye kuvuka, yahanuye gupfa, ndetse azavuga no kugaruka kwa Mesiya. Ariko icyo nshatse kuvuga muri ibi, nshatse kuvuga impamvu zatumye abayuda bica Yesu, kandi bari bamutegereje mu buryo butangaje. Profesi yari yabo, ubuhanuzi bwose bwavugwaga ku bayuda ko mucunguzi wabo agiye kuza. None ni izihe mpamvu zatumye abayuda bica Yesu? Ari uwabo, ari mwene wabo, yavukiye iwabo, yaje ari igisubizo cyabo. Ndaza kubabwira impamvu eshanu gusa zatumye abayuda bica Yesu. Icyambere, bari batekereje ko azaza akavukira muri kapitale, akavukira Jerusalem. Niko abayuda babyiyumviraga, muri famille royale de Jerusalem, la ville de David. Atari Galilaya y'abakene. Avukiye Galilaya rero baravuga ati ce n'est pas le Messie que nous attendons, ntabwo ari Mesiya twindiriye. Niyi impamvu ya mbere yatumye abayuda batemera Yesu. Batekereje ko azavukira, ngo gutekereza kaho umuntu uzayobora u Rwanda azavukira mu kiyovu cy'abakire, hanyuma akaza kuvukira muri Ciri Gikongoro. Ntabwo bashobora kwemera ko azayobora u Rwanda. Cya kabiri,
batekerezaga ko azaza afite amatwara guerrier comme David, umuntu uje guhora inzigo, umuntu uje gukubita abanzi, kuko bari barashegeshwe na colonisation y'Abaroma. Baravuga ngo disikuru ya mbere uzaza azavuga ati ndaje ngiye kwereka abanzi bacu. Ariko ce qui est très étonnant nuko umunsi wa mbere yaravuze ngo umwanzi wawe nakugirira nabi umugirire neza. Bariya babagiriye nabi bose mubasabe umugisha. Disikuru za mbere za Yesu baravuga ati Yesu tutegereje harundi ni mu Israeli baneretse aka village mu nzira y'I Nazareth, hari abagabo bambara ipataro binini bimeze nk'amajipo. Ibo bategereje Mesiya ko azaza kuvuka kandi akabyarwa n'abagabo, bakaba biteguye ko batagomba kwambara ipataro ntoya. Urumva abantu ibyo bitegura, urumva abantu ibyo biyumvira. Yaje mube abenshi bamumenya, ariko abamwemeye bose bahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icya gatatu cyatumye abantu batemera Yesu nuko bamutekerezaga ko azaza ari umuntu utabonana w'umukonservateur, umuntu w'umunyedini, umuntu w'umukonservateur uteye ubwoba, umuntu w'umukonservateur. Conservateur cyo nshaka kuvuga ni ngaho twavuga ngo ni umwadeperi w'umunyamwuka utabonana. Abantu bamusuhuza akavuga ku ndimi, ariko au contraire bamubonana n'indaya, bamubonana n'abatoza koro. Mwibuke igitaramo ciwe cyabaye n'umugore, bombi babiri, kandi umugore w'indaya, umugore ufite une mauvaise réputation. Abantu bwe bariko bamucaho bakavuga ati ya ngo ni Mesiya da. Habe na mugore w'umusambanyi basigaranye bombi babiri, mugira ngo bageze hanze bavuze bati wewe dore ukuntu yagiye kwa Matayo abatoza bikoro bakaza gusangira nabo. Iyi ngiyi rero ni ikinacho batekerezaga ko azaza ari umukonservateur ukomeye, umuntu ukomeye, ariko aza abana n'abaciye bugufi n'abanyabyaha. Cyatumye abayuda batemera Yesu. Bari bazi amakuru mu mahanuzi avuga ko mbere yuko Yesu aza Eliya agomba kuza, kandi uko nukuri iyo profesira no muri Maraki. Ariko aho kuza integuza Eli wajanywe na Serwakira, ahubwo haza Yohana mwene Zakariya na Elizabeth. Ati no, nous attendons d'abord Eli et puis Jésus. Ariko mbabwira makuru, Yohana burya yari housing, ariko indani yari Eliya. Kuko Imana ifite ubwo bushobozi, icyanyuma cyatumye bamwanga complètement nikiye nuko barebye cahier de charge yiwe, agenda ye, babona azorangiriza mission ku giti. Ababona umunsi azarangiza mission ye ni ku giti, kandi usomye muri Deutéronome n'ahandi abantu baje ku giti n'abantu bameze gutese sole briga n'abajura n'abambuzi n'abanyazi. Baravuga ngo ntabwo ari Mesiya. Nukuba maso tukareba neza, tukambara marineti y'umwuka. Uko dutekereza inzira z'abantu n'inzira z'Imana ntiziguye. Reka nsubiremo nsoza ibintu bitanu byatumye abayuda batemera Yesu. Icyambere, bari bazi ko azavukira muri capitale, hanyuma avukira muri un pays insignifiant de Galilée y'Abakeni. Cya kabiri, bari bazi ko
azaza afite ubushobozi nka Dawudi, guerrier comme David pour chasser les occupants. Icya gatatu, bari bazi ko azaza ari umunyedini utabonana, ariko babona rimwe aricarana n'abantu badafite 12. Icya kane, bari bategereje d'abord Eli le prophète, hanyuma haza Yohana mwene Zakariya na Elizabeth. Icya nyuma, son cahier de charge yagombaga kurangiriza ku giti. Ibyo nibyo batumye abayuda batemera Yesu, baramwibambira. Ariko wari umugambi wo kuducungura, bagagombye kuyoberwa kugira ngo natwe abanyamahanga tubone ubugingo buhoraho. Imana idufashe, yaje mube abenshi bamwemera, abamwemeye bose yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yesu, izina ryawe ryubahwe, ko wemeye guhinduka umuntu, ugahemurwa, ugakubitwa, ugashinyagurirwa, wabambanywe n'abagome. Ninde witaye ku bugingo bwawe? Wari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwawe. Mwana, uzabona urubyaro ruzarama, ibizava mu bise by'urupfu rwawe bizagushimisha. Iyi message ahigera hose itransforma ubugingo bwa benshi, be kumera nk'abayuda bayoboye umwami wawe bakamwibambira. Muri ibyo yararinde ngo abantu batihana bongera kumubamba, n'umuruho munini umubabaza iteka. Urakoze Yesu kubw'iyi message, ni kubwa Yesu Kristo mwami. Amen.